a Netflix series ku bufatanye n'agasobanuye films.com. Mva amagambo dutangirana. Imibonano mpuzabitsina, ubusambanyi fornication, no kubinoza no kubinoza ni ikintu cy'ingenzi cyane. Is a comparison, ikintu cy'ibanze tuba dukeneye mu buzima turashize. Ariko abantu bashaka kutwumvisha ko hari nk'ikiyobyabwenge gituma abantu ngo bakunda cyangwa kiba mu rukundo ari ibintu abantu bakundana ngo babamo. Ariko icyo ni ikinyoma, ntabwo ari ibintu bikorwa ngo n'abakundana, ahubwo ni igikorwa cyo kwifuza cyangwa cyo gushaka. Ariko nanone ngo ubusambanyi abantu basohoraga, tubonye imbunda, inkota, hari uwo basuhuye. Abapolisi nabo barahari, haje ambulance, hari uwitwaye harimo utubomboni, hari n'abapolisi aro bataye muri yombi. Urabona iyo bavuze ngo umuntu bamutaye muri yombi, ni itegeko abapolisi bagutwaye umwe hirya undi hino bakagufata, kandi wambaye amapingu wanakwigenza, ariko kugira ngo bakwibutse kutakiri mu maboko yawe uri muri yombi. Kandi ibyo bintu babihuriye haba hano abahariya baguta muri yombi. Urabona ko bamutaye muri yombi. Hari umugore bafashe, umugore isura ye muyibuke. Dutangiye filime, hari umugore bafunze. Filime bayise ngo iki? Fatal Seduction. Iyi ni episode ya mbere. Episode 7 tuhita tuyirangiza mu masaha atarenze 24 filime ndabanyirangije. Reka badusubize inyuma mbere y'uko uriya muntu atwarwa n'abaganga, na mbere y'uko uriya mugore afungwa badusubizeho inyuma ukwezi kumwe turebe mbere y'ukwezi bira mbere y'uko biba. Byagenze bite? Dutangire filime mu rugo rwiza. Hari umuntu wamwandikiye ati ese turacyabonanye nyuma? Ni umugabo bandikiye uri mu rugo uri kumwe n'umugore. Abonye umugore ajugunya telefone. Witeguye se kujya muri weekend kwimarana n'inshuti ya Brenda? Ngiye numvaga nayimara ndi kwigishiriza. Gusa Brenda yambwiye ngo nze tumarane weekend, ni umugore mugenzi we. Abagore bafite ukuntu basurana bakamara weekend. Ngiye hari umukobwa uzankorera. Urabizi ko abacamanza tutajya turuhuka. Wa mukobwa mukorana witwa Mirasi. Uriya mukobwa ni umwunganizi, ni umusekreteri mwiza wanje. Afite impano uriya mukobwa. Hari ikintu ushaka kumbwira se mada? Uyu mugabo ngafite assistant, umusekreteri w'umukobwa. Ndabona umeze nkaho ari ikintu ushaka kumbwira sheri. Ntabwo ari ngombwa usubire mu kazi vuba, akazi gara stress, kazi ntabwo ka stress. Mugabo n'umugore sheri, ndashaka ko twongera tukagerageza. Ariko muganga arambwiye ngo tube turetse. Ngiye nkunda akazi kanjye karanshimisha ntabwo ka stress. Ahubwo iki kiganiro turi muri cyo kin stress umbwira ko akazi ka stress. Nandi sinshaka ko duterana amagambo. Umugore yitwa Nandi. Wahitamo na yawe, demera umwanzuro wawe. Kana ntabwo ari ngombwa wumva umutima ugucira ubanza. Arongera mwandikira, namaze no kubabwira ko tugomba kuza kunywa kawa yini tunatestinga tumenya wagwani. Umva ankofi yanyemereye kuwa mbere azanjyana muri moruga hamwe bashyira imirambo. Umwana w'umukobwa yiga pathology, babantu babita ku mirambo. Rain yambwiye ngo ejo tuzajyane mu myitozo yo gukoresha inkota. Uriya mukobwa muri kimbona kwizirikaho cyane. Nje nago mukobwa kandi ukunda abakobwa bameze kuriya, ntabwo abakobwa menya ari abatinganye bari kuganira. Uyu ni umwana uri muri rwa rugo turimo, uyu ni umwana wabo ari kumva ibintu ari kuganira na mugenzi we, karaga gakobwa tugakunda iki n'iki. Mwana arasohoka, gora ari hano. Umugabo tubonye yandikira na sekreteri. Umugore rero yatangiye kwibuka umunsi ari kuva amaraso menshi. Umugabo wari kumureba, mama meze neza, nakana kabo nabakire. Hari urugo ubona ukabona bihagazeho. Mama ari gutekereza kuri kuvamo kw'indase. Iryo jambo ryo kuvamo kw'indushatsi wajya urivuga. Uyu mugore menye ndimaze iminsi ivuyemo. Papa nagakunda ko mvuga ngo inda yawe yavuyemo cyangwa mvuga imihango. Mama nimba ukeneye umuntu uganira wareba abantu baganiriza abantu. Umugore inda yavuye mu minsi yashize. Mama basi ibyo byimviro ufite bubiretse tube tuciringage nawe. Ngutemo se ngutemo. Ni mama n'umwana. Gusa umugore inda yavuyemo ni mu rugo dutangira filime. Gusa umugabo uvuze ngo agiye mu kazi ngo sekreteri azasigara amukorera, ukomeje kumwandikira twamira tukabona ari kumwandikira ubona amubwira ati tuze no kunywa amakano kakawaye ni weekend turacyabonanye. Umugore nawe uriya mugabo iyi weekend ntago azayimara mu rugo, azajya kuyimarana n'undi mu mama cyangwa undi mugore w'inshuti ye witwa Brenda. Sinzi nimba ari umumama nimba ari umukobwa, ariko izina Brenda ni igitsina gore. Rebe filime tuyitangiye, turi muri South Africa. Musohora bani ni filime y'abantu bakuru, sinabanje kubateguza undi mbiyerekera ukuntu ingo zubakwa. Ngibi byose mbikora kubera ko mu Rwanda nsigaye mbona ama divorce ari menshi. Barakwereka Kadafi ari kugenda yabonye abagabo babiri bari gusomana arabafotora. Kadafi zirashaje. Uyu mugabo amaze gufotora Kadafi yari yandikiye ati mfite ibimenyetso by'amafoto ndaje nyakoherereze vuba. Wa mugabo guca inyuma. Ndaramusubiza ati ikinyendaro kinci inyuma. Ibyo birabaye. Turaza kugenda tubihuza. Barakwereka muri iryo joro wa mugore twatangiranye filime ari hano witwa Nandi, bana n'umugabo ari hano. Ndaje mwamaye amazi nkabanywa. Umugore ari hano yumvishe message iza kuri telefone y'umugabo turashize. Byanyenze bite nibwo nyiza. Yumvishe message iza kuri telefone y'umugabo we mu gicuku. Umugore arabyuka, umugabo arasinziriye. Umugore azana rebe iyi telefone y'umugabo bararaboherezaho message. Bagabo namwe mwigire utuntu tw'utumarinyeri mujye mumenya ko iyo musinziriye bano bagore. Nubwira ati yanzu nayirebye imeze neza, harimo na massage nayo mu byo tuzahabwa harimo na massage. Umugabo
kandi yabwiye umugore ngo ejo muri weekend ejo nibwo izatangira ngo azaba yagiye mu kazi. None umugore aramwiboneye witwa ngo ni secretary ari kumwandikira ngo yanzu nayirebye imeze neza kandi mu byo tuzahabwa harimo n'iki n'akantu k'akamassage. Umugore yasohotse hano kandi bavuze inzu ntugire ngo nizanze abantu bamo ni bwa buvumo. Umugore yajagara hano hejuru y'inzu arumirwa. Umugabo ashobora kuba muca inyuma ko ari hanze y'inzu ari uri kumufotora. Bwarakeye tayari weekend yatangiye. Bwarakeye Karimo nawe kavuga ati sinjye uzabona weekend igeze ngo nkundwe usibye ibyo kunywa n'ibyo kurya ahubwo niweho sheri wanjye macaka muri weekend. Muri icyo gitondo dore wa mugore yarapakiye. Umugabo aza kuri umugore ngo agiye kumarana weekend n'inshuti. Umugabo wemba murara agatafari bukuntu tureba ndakeka kasigaye nshinyuma. Wiki umugore abwiye inshuti ye magana ngo ndakeka ko umugabo asigaye nshinyuma. Aguca inyuma kuri nde ashobora kuba aryama n'agakobwa k'agasekreteri k'imyaka 24 gafite ndetse ngo amabere meza. Yebana nanjye umukobwa w'imyaka 24 ufite amabere meza gutyo twaryama. Bafite imodoka nziza iriya si Ferrari we cyanago nza amoko y'imodoka. Abagore babiri bagiye kumara weekend ari babiri bonyine. Umugabo wanjye iriya ndayavuyemo buri gihe ahora ambwira ko ari amakosa yanjye ko wagira ngo nayikuyemo kubishaka. Ese umaze igihe kingana icyo utaryamana n'umugabo wawe? Ndakubaza mbwira. Maze amezi 9 ntararyamana n'umugabo wanjye ariko dufite urugo rwiza nta kibazo n'umuryango mwiza. Anyitaho umugabo wanjye akita ku babyeyi banje akita ku mwana wacu. We ese umugabo waramukunda cyangwa ukunda ubwo buzima bwiza gushyiramo gute? Buri muntu wese ufite umuntu babana bagirana ibibazo. Ese uramukunda? Ibyo bintu byo kuvuga ngo urukundo ibyo bintu byo kwigira romantique n'umwanda. Ribariye Mana we Yesu Kristo we umva umuntu w'umugore kumbe bari kumaza ahantu bari kuba ngo babonye mbega boga uriya musore shaka kumbwiza ukuri kudashaka kuryamana nawe reka ngo ushaka kuryamana nawe. Abagore kandi bakuze babonye umusore muto w'iboga ari nkuko njya nco bagasakuza bite temeze ziri kumazi bafashe bari kubaho. Umusore nawe si ukwimurika bwa busore babwirirwa bukora amasiporo muri gym ubwimbura mukora kazi konyine ngo bukora turakazi. Hano aromwandikiye ati umunsi wose sinakumvishije uracyari kumwe na Vuyo. Umugore aramwandikiye ati umunsi wose kutaramvugisha tumaze kugera nimugoroba ni kuwa gatanu muri weekend nimba atari gatatu. Umugore arebye hirya abona umusore musore twabonye ku mazi arakomeza aricatira bari mu kirori bino birori. Ahindukiye arebye umugabo rero aramubura wa mugabo wamurebaga. Umugabo ari kubwira ati ku munsi wose utamvugishije umugabo duraho yiyiziye. Abagabo banyu bagiye kubikurikirana bafite amazu bajyamo gatabaho ibyapa. Umugore waramuhamagara uyu aramukupa. Dore umukobwa baje kuba bari kumwe usa neza uyu munsi nawe. Abakobwa nyine barya ku mafaranga nabo bahabwa rasiyo rega nabo ngo baba bakoze. Umugabo ngasigara rasiyo mu rugo akagira n'undi muntu hanze na wahindi kandi ngo yatanganze ari igihe bariya nyinshi ariko yajya gusiga 5 mu rugo ukabona bisize yisakurisha ariko mama yakoresha kandi yahuye na bwa burinja bwo hanze. Kumbe dore umwana wabo nawe ahari. Umwana wabo bayaje mu myitozo ariko afite makantu kubu hybrid. Kumbe dore habereye ikirori United Gin iri kunywebwa ku bwinshi sibyo. Wa mugore yaje hano gasore karamubona kuri mwiza umuntu atamenya ko umuntu ungana nawe yakagombye kuba ari mwiza gutya. Icyo kibazo tubwo bwo kuvugana n'umuntu utazi wareka kunera utwo tugambo tw'imitoma reka nkugurire tekirumwe oya waje wamusaba mese neza reka inshuti yanjye sugenda waking pass vira ku nshuti. Ari ubona gasore k'akajackso kari gushaka kubangamira igitsina gore ukaza ugatabara wigeze ngaho umuntu muziranye urakoze nshuti y'abantu mwampepe ndi ku mazi ndi kwirukana gute ntabita inshuti. Wagupepeye sinye niyo wa mukobwa w'inshuti yanjye twari turi kumwe je banyita Jacob wese we twahuriye kuri beach karuri kwirukanga yega icyaha kiramba ninjye twigeze duhurira handi hantu ra si byariye handi hantu tuziranye siko mbikeka. Gore karebye umusore nk'umuzi atusibye ara ku mazi na gupepereye ahandi hantu nje nawe tuziranye gwino nawe umugore umugabo yamuhaga ushanga aje muri weekend yishimane n'inshuti ye ariko turadushya mu abagore banyu ngo bajyane n'abashuti babo. Dore umwana wabahari yasigaye ku rugo we n'umushuti we nawe yajyanye n'umushuti we. Ababyeyi uko ari babiri bari mu mihanda bari mu mihano. Papa ari kumwe n'umukobwa bari muri lodge. Mama yagiye kurya sho umwana ari hano kandi ibintu nina habisigaye bihaba. Umwana wabo dore nawe ahari ari kumwe n'umukobwa mugenzi we. Ibintu ababyeyi mujya kurya amasho mugasiga abana mutazi ibintu barimo mujye mureka rero abahungu b'Ikigali bakwereka ukuntu bikorera utuntu twabo bipowe. Mugume ku rugo mwite ku bana mu babe hafi mu baho uburere. Kimba mbona mutazi kurera neza bamwe mu babyeyi. Shaka gufungura ishuri aga kampani kigisha kurera. Kababona muri RDB nta kariyo atarakandikisha. Ugini mwiza umujuraka wagira ngo ni Kigali mu masaya n'injoro. Barakwereka ikirori cyaryoshye cyatangiye kumanywa cyabereye mu bwato. Nyizera tubyinane. Umugabo yaharusha ngo najye muri weekend ajye kubyina yakubitanye na King Pazo mu bwato ku Gisenyi. Reba umugore w'umumama
wubatse nawe undebere do yeah bagabo muhimushya abagore banyu ngo bagiye kore bari kumwe n'abashuti babo ngo baba mama muri weekend aba mama tubaho rimwe murekerero twitemo bose basukira kuri United Gin umusore babonye kana ari ku mazi bahuriye mu kirori bamutahanye iwabo nabo wa Brenda umusore ngende kubona nsa nkukuzi uvukana nande ngende yikinege mu rugo papa we yitwa nde kumbona nsa nkukuzi papa wanjye yarapfuye bihangano tubabarire rwose gusa Brenda yakomeje kuvuga ngo uyu musore harahana muzi kiraho telefone irasona kuri tinda kumbe yahise abonaho umuntu na application nyine ngo abahungu n'abakobwa bahuriraho cy'abagore n'abagabo bakamenya ibyo ari byo ese basezera ati ngiye mbonyeho umushyitsi cyase mbonyeho umuntu tuba turi kumwe w'umugabo mbaye ngiye kumureba hashye namwe musigare mukurikirana ibyanyu asiga umugore wubatse mu rugo rwe n'umusore urebe uwo yagiye gusura yiboneye umugabo ku rubuga agiye kumureba arangije asigana umugore wubatse wamusuye n'umusore umusore uri hano nawe content creator bano bahungu naba content creator bafite utuntu bahita bakuriyetinga ako kanya ukabona ahita aza ku mazi ahita akuramo imyenda urabona iriya content akuriyetinze waje se tukaba turi kumwe hano ku mazi umugore w'abandi nawe bitekereza ariko wajya kwiyogera urebe filime umugore wubatse avayo mu makariso n'umuhungu bahuriye imihanda aruta umugore wubatse mukuru nyagasana akuramo n'imyenda urebe abagore muhimushya ngo bagiye kurya show bamaze koga bagarutse mu rugo umugore mukuru wubatse ufite abana bakuru nyine ni ba bagore b'Kigali b'Imuhanga b'Igisenyi musore aramoje ngo nitahire umugore aramubwira ngo hoya noneho ndaje reka njye kuzana amazi yo kunywa ndagarutse byagenze bite mvuye kunywa amazi bimeze bite kumbe uyu nguyu yaryamye buri gihe rutende yavuyemo ese yararanye na wa muhungu ntago nari mpari turashize mbega umubyeyi mubi yararanye n'agahungu kaga content creator urabizi ndakeka ufite kugenda aramwirukana mu rugo nawe rutarurwa kirabona message umugabo ubwira ati nizere kuri kwinezeza na mushuti wawe weekend yose uruhukura bikwiriye nta kibazo urumva umugabo w'indaya ari kubwira umugore ngo sheri ngo nta kibazo nimba wasuye inshuti yawe muri weekend unezerwe mu kumugumane weekend yose nta kibazo warunaniwe n'ubundi kumba ari kugira ngo akomeza guca inyuma umugabo utari kuguca inyuma ntago yaguwo mwanya bakubwira ati taha sheri wigenda ariko tutari byasasa kugira ngo ukomeze ungire inama yo guca inyuma umugabo wanjye amakosa ugiye kuyankiraho uyinkira amakosa uri umugore mukuru uzi kwifatira imyanzuro singiye bakubwiye ngo usambane ahubwo banzu nshimire kuko nkurikije umusore usohotse hano nawe buri kwishima umutima ngo uryamanye n'umuntu urenze nandi burera akahita cyo umugore asa nk'uwicujije abantu benshi bakoze icyaha gifite umutima muzima baricuza yarababaye ati inshuti n'inshuti yamusiganye n'umuntu mu nzu akose wiyo yanga agira ngo bamufashe ku ngufu gore n'ukuntu buri abayumva agize isoni ko mushuti wabibonye kumbe tuvuye akurigiriya kuri ya mugore tugaruke hano umugabo nawe yarayacinye umugore we yayisaza hakunino kwa mushuti we siza kuri wa mushuti wahana aba ko yagarutse we mu rugo madamu ntagaraza tuza ntagare bubimenye wana ntagare bimenye bagabo buri ab'inshuti bafite ukuntu bayishirana kirahabona umugore araje bose bavuye gucana inyuma bite dore ukuntu bose n'iryarya n'indyamirizi bite sheri weekend yagenze ite indyarya kundyamiriza niguriki ngo zisigaye zibaye weekend yagenze ite twari turi muri piscine aribyo turimo ati twakinaga tennis umugore arabibona ko ashobora kurema akantu bikera cyetse uyu mugabo reka njye kwitegura ejo njye gutegura ibyo nzigisha umugabo avuye guca inyuma weekend yose n'umugore nawe nibyo yararimo bahurira mu rugo bose buri umwe akigira nkaho ari umwana mwiza umugore yaraje hano n'umwarimu atangira gutegura akazi ke twese urabizi ibiba byose mwajya gusinda mwagira ute nimwe mbwira umugore araza hano ari kureba abagore bagenda bahohoterwa bakubiswe bishwe ari amafoto yabo uyu mugore n'umwarimu urebe filime ibyo nibibaye twigarukire hano dore wa mushuti we Brenda ari hano ari kunkuru iriya ni tabi n'urumogi sinzi kubitandukanye wa mushuti we Brenda yaraje hano muri iryo joro rumukomangiye Brenda aramukingurira nari nzi kutari buzi niyo magambo Brenda yabwiye umushyitsi akinguriye Brenda ni wa mukobwa wirirwanye uti nari nzi kutari buzi ari umuntu akinguriye uwinjiye nuko yambaye n'igipira mu mutwe ni Brenda ibyo birabaye iryo joro umaze weekend ahantu acinye mu mugabo we dore nguyu iryo joro umugore yasohotse iwe Jeze hano mu rugo wasanga muri piscine ka gasore bamaze weekend bari kumwe kahageze turashize kamusanze iwe muri piscine rebe kamene ngwino mu mazi sori baba aba content creator
do turashize agasuri kageze naho kamusanga mu rugo iwe. Ibi ni ibiki? Mwirinde sida, mwirinde ubusambanyi, mushake mu bukoriko nzigira mu ijuru nkabasiga se. Bakiraho muri pisine bari muri ayo hari uwinjiye. Ni imbunda mu ntoki, isasu ku mutwe itarasa wa musore mugabo we, isasu no ku mugore we. Umugore yarotaga, damu yarotaga. Harusa umugabo yamufashe ari kumuca inyuma. Ubundi nicyo gihano kiba gikwiriye ziriya nzererezi z'uduhungu, kuza umurasa. Oh, Sandra. I came in late last night. I didn't want to. Shize naje ninze uyu mugore yabonye message y'umugabo w'isonnye. Kumbera umwandikiye ngo ahantu nahabukinze ndetse na cya cyumba kiberamo honeymoon wa mukobwa bakorana. Sekreteri wawe yarakwandikiye message ngigusomere. Oya ndayisomera. Bimeze sawa. Uyu mugabo nawe ni indaya yacinye mu mugore we ariko umugabo yigize umwana mwiza. Umugore yigize umwana 2000 muri South Africa abagore 2700 buri mwaka barapfa. Barindwi ku munsi. N'urugero. Remain nameless. Ariko abenshi bicwa ntaga amazina yabavugwa, amasura yabo ntagaragazwa, n'inkuru yabo ntaga ivuga yatumye bapfa. These violent deaths. Abo bagore bapfa. Abenshi bari abamama, ari abakobwa b'abantu, wa mugore turi n'umwarimu aba yaje no kwigisha. Cyangwa se upfuye akaba ari umukobwa w'inshuti magara y'undi mukobwa. Brenda, kumbe Brenda ahantu abo umukozi umukorera amasuku yarahabyukiye ahantu aba Brenda ni wa wundi. Abo bagore bapfa kenshi tukunze kubahisha. Ari byo biha icyizere ababica. Abo bagore bapfa bishwa n'abagabo babo, bicwa n'abapapa wabo, bicwa n'abasaza babo, bicwa n'abo bahoze bakundana. Muri South Africa ugereranije buri nyuma y'amasaha 3 umugore arapfa muri South Africa. Barakwereka Brenda ahantu aba yapfuye. Umukozi yaje gukorera amasuku Brenda yapfuye. Ndagira ngo mwese rero mwabanyeshuri muzajye kureba mumubwira impamvu bituma byose biba. Umugore arebye mu ishuri yigishirizamo muri kaminuza yigisha babonamo wa musore baryamanye nawe arinjiye. Mwe baryamanye muri weekend musanze mu ishuri. Nimba mwigisha sinzi. Ndaje mu kanya turi bindi episode y'iseri turayirangiza mu masaha atarenze 20 nayo ni menshi.